twigira indangagaciro, twigiza za kirazira ku muco wacu n'ibindi byinshi nyine twiga byo ku muco nyarwanda. Ikintu cya mbere numva ko nigiyemo gikomeye ni uko nkanjye nk'umu artiste hari uburyo ki umuntu akoresha ubugeni yivura muri make, nk'uko hari nk'ibishushanyo twagiye dukora usanga nyine ushobora kwisuzuma muri wowe ukareba se nyine muri make ukavuga ngo ngewe kanaka kameze gute na gute, nkabasha kuba nakwivura ibyo bintu nkoresheje bya bihangano. Ikindi kintu nigiyemo gikomeye ni ukuba nakorana n'abantu benshi, muri make kuba natanga nyine message yanjye ku bantu benshi kandi bakayumva, ndetse bakaba banumva n'agaciro k'ibyo bihangano dukora, ese bimaze iki, byagufasha iki muri make muri rusange. Ikindi nungukiyemo ibyishimo, kuko hari nk'ahantu twakoranaga n'abana cyane, abana ugasanga nyine mubaye inshuti muri make murasabana, ndetse n'abandi bantu bose twakoranaga. Urebye ni byinshi ariko navuga ibyo ngibyo muri make. Igitekerezo nk'uko tubivuga ni uko wenda yakomeza kwaguka ikagera n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, kuko nimba hari abo twakoranye nabo ako hari n'ahandi tutageze muri make, naho bakeneye ubwo bufasha bwa nkwiyoreze muri make kugira ngo ibintu bigende neza, cyangwa se bibaye na ngombwa yuko byagera ahandi hantu nyine kure ku buryo byafasha abandi baturage. Ikintu numva nakora nashyira imbaraga muri art igendanye no kubaka umuryango nyarwanda, nkaba nayishyiramo imbaraga ndetse nkaba promotinga kugira ngo n'abantu bandi bazibona cyangwa se babyumva babashe kwigiramo muri imwe mu myitozo twagiye dukora muri nkwiyoreze.